sha ubwo nyine ndaza kugusubiza pe reka nze mitekerezeho ndaza kukubwira Mana yanjye ubu koko ibyo ndimo ndabizi ubu koko ndi guteranya abahungu babiri Mana koko aho bigeze Mana yanjye niho ukwiye kumbwira icyo gukora kuko ntago nzi amaherezo y'ibi bintu pe ibi nishoye sinzi ko nzabishobora urugamba sinzi ko nzarurwana rwose ariko nizeye ko Imana ihari izabimfashamo Mana nabuze amahitamo pepe burundu kubera ko nzi ko ushigikira urukundo ndabizi ko urukundo ruzatsinda kumanzira yego ni karibu inzira arakinguye Basta. Yego baraba. Wowe se. Ngiye none. Komera. Ndagenda. Ndaca. Saje. Mama. Komo ngendere mu ngwese rasta. Ko bibaye ngombwa ko ariko bigenze. Bakayo amamagaye ko buri. Ntabwo amagana mu nagi gucamo. Ntabwo nabibonye. So. Hari maze mumeze neza. Ariko aho. Gahunda yanjye urabona ko ngeze ku musozo. Yego. Ndumva ko biri kose ngo isigari byawe. So. Akomeza akazi kuko mba ndi muri diro nyinshi cyane. Kuko mba afite amadiro menshi cyane mba ndi kugenda ntumirwamo. Ahantu henshi cyane hatandukanye. Okay, nta kibazo rwose uko biri kose wakoze akazi neza mbeka ariko ngushimye. So, nta kantu se wafata. Oya ndi kwihuta cyane. Ndi kwihuta bankafasha ariko kubera impamvu z'akazi n'iki mba ngomba gutuma. Oya nta kibazo gutuma. Akazi niho kambere. Oya nta kibazo. Okay. Kamwe sigaranye na Sandrine. Sandrine namuganirize neza. Sandrine. Bimeze neza. Eva nshaka ngo kumushimira kabisa akazi mwakoze neza. So, nizere ko nyire kabisa wabitunganyije neza wendegeje neza uriya mutipe yazinye buriya byarangiye. Ntangaru. Muze kuri kumbi baburyo ese siko wicaye hano kumbona ibibazo byakurenze wicaye wigunze ibibazo bajyamo byakurenze babaye iki wundi nawe uri ngiye wayicara ngewe kuko habaye iki sisi ngiye nkicara nkigunga se simperuka kunywa icyayi simperuka no kugira ute ubu ngubu ibintu byancanze mu mutwe wanjye ubu ndi kurwana n'umutima sinzi ngo ndakora iki nta nkasanga wanteguriye biriya utariye utanyoye ntabwo nabishobora ugamije iki se ni iki gitumye uhangayika gutyo ni kiri gutuma utarya niye mpamvu muze ubu sinzi icyo gukora n'icyo kureka ubu ngubu meze nk'umuntu uri gukina baro ariko ntazi ngo ndi gukina mu biki ntazi ngo ndi mu biki byanyobeye kubera iye mpamvu Moze ubu ngubu nsigaye nkunda abahungu babiri ariko hari umwe ntakunda gusa pe ni umukire urabizi amaze kubunyatsa inshuro nyinshi ariko sisi waba ikigoryi koko wabura ubwenge
ushatse kumbwira yuko Parabasi ari uri kuvuga ngo numukira kwatsa ariko nta kintu ntago umukunda. Umbwiye ngo Parabasi muraziranye? Muraziranye Parabasi? Kumana yanjye. Ngaho ni mu nyumvire. Parabasi nawe muraziranye rero. Ubwo rero muri Claude na Parabasi nabuzo nahitamo. Yeah. Isa, thank you so much. Siko iyo duhuye bwa mbere. Nari mbagira ngo ntawe usanga tuziranye. Nuko n'umusibye byagatangaza. Nakubisha. Usanga tuziranye se? Yego bisanzwe Ahubwo wese njya nkumenye. Nsanga wahindutse neza buri munsi buri munsi. Nsanga wabaye umuntu mushyashya. Cyane ko nyine ukunze byaho ushaka ariko ubundi nawe ntacyo waye kabisa. Yego byaho ushaka ariko nari kugusezera ubwira yuko akazi wamaye kageze ku musozo Claude yatandukanye na Kamariza ari nje gusezera nyine ubwira ati azagire urugo rwiza. Ese kandi nawe ikabura uko rwiza uzaka kanya tuzise tujya mu rugo. Siho bigana se? Niho bigana ariko ntabwo nose ubundi igihe ntabwo nagize ko byaciye muri niho bigana. nose ubundi kuri kunsezera nkaho tutazongera kubona. Ego ko uwo washakaga wongezeho ese wumva njye nanjye nazi kimwe bwawe. Nta none byishimo bivuga ko imwe buriya hari igihe tuma umuntu atakaza apeti. Happy ntabwo biba ari byiza ko ufite umuntu ukamuca inyuma. Yani ibyo ntawe turi gutereta ntawe turi gutereta nyakurisha umiya. Yego Tumva kwinezeza rero mutaye. Yego ariko ego nibyo ariko ngira nzabari dukore nuko twari dusanzwe tubikora. Mbese ndi ibyo ngibyo nibyo nashaka kuba nahize ngo uri kunsiza nk'umuntu wese ujya mu mahanga mutazongera kubonana. Mbese so nawe ndagushaka impande zawe sibyo? Sinarwo njya ntekereza ko ari undi mukobwa ushobora kumeze nkawe. Bakatangaza mu buyo. Ntabwo nkeka ko ari undi mukobwa wawe umeze nkawe niyo mpamvu utajya kure yanjye. Ntabwo birenze. Oya birarenze. Ni kuri Imana yarenze. Ko diye. Ariko se wowe nta kantu kagahungu kagutereta. Ariko agahungu ufite hafi aho ngaho. Ariko nizere ko nizere se ko watuma mfuha. ufuha se kandi ufite Kamariza wawe. Wowe bivuze ngo nawe mujya muryama. Aya ntabwo iyo projet twari twayigeraho. Narengeze ngo ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe se we ko byaba. Turishumira turishumye. Sibyo? Turishumye. Kandi ikindi gihe wibuka yuko mutari bishoro. None se ubwo kwishaka bisaza make. Niba isuku rero nzabikundaza byose. Okay, nta kibazo gusa icyo nshaka niko ugomba kuba hafi yanjye. Sibyo kandi teka imwana ndagushimira. Kandi mushimye ko bwakanye nyine twinjoye. Nabura kumenya gute se ko ibi byose ubona ari we ubitugejeje cyangwa uzinga no gupfa koza gutyo gusa. Hanyuma se twabaga naguhaze. Ngusheta se? Kugira ngo uratekereza ko Parabasi ngiye none se buretse nkwereke ko wabuze ubwenge ntazi n'ibyo urimo twavuze turi abakene urumva dusaze uragira tuzasazire mu bukene. Ariko urabizi ko nkunda korora. Parabasi atuvanye he? Atuvanye harya mu gishanga ndeba kare mu gishanga. Reba inzu dufite. Wabonye amarido ari kuzapfa kuva ababyeyi baba batugera barabona amarido ameze kuri wari wabibona? Mana yanjye. Usigaye warasirimutse usigaye wambara udushaneti amaherena sinakubwira dore intoki warazisize umeze neza none ngo Parabasi ngo ugiye kumwana ngo ufite imitima ibiri ihagaze. Ariko nakubwiye ko niki wabona cyagura urukundo. Ni iki cyangwa se kitaruguru? Ibintu n'ibishaka ko yari urukundo n'ibintu biraza. Kandi amafaranga akora byose. Akora byose. Nese umuntu ntakorera amafaranga. Iki? Umuntu akorera amafaranga. Nese urukundo rw'urushaka ntago waruzana kuri amafaranga. Ndirabuza amahitamo rero. Ese kankubaze. Ko ntarumva uvuga ngo kuko ngo wambaye nabi ngo reka ugende. Ngo upfe guhita ugenda utambaye.
kuki wambara ukikwiza isara cyari kumamagara ndi kwibaza se ndamwitaba mbimubwire kwanza meza telefone yanjye hano meza telefone yanjye zana hano ndemereza hano uhereye n'ubu ngubu simukade nakubwiye ko simukade yawe ugomba kuyikuramo ukashaka telefone yawe kumva neza ntabwo nzi ko nayo mfite umuvandimwe umeze nkawe wagize aho kunshuka bigeze aho ngaho parabasi ukamushyigikira n'isoni sinari nzi ko ugeze kuri urwo rwego rwose rega mfite ishinyo ryo kumushyigikira oya kubera ko urukumva ntabwo wabona amahirwe ngo uyatere inyoni simukunda rero usibye kuba wenda uko dufasha simukunda agiye nkunda Claude twarakuranye Claude ndamuzi aze ariko sinkuriya ko ntanamuzi ubwe niko adashaka kunsambanya ko atagusambanyije isi igihe cyose mumaranye hanyuma se Claude we kuki atagusambanya oya Claude we turakundana gukundana bishatse kuvuga iki nese undi we ntago wamukunda cyo jambo sinongere kubona umeze utyo mana yanjye ndabigenza umukunzi waramubonye kandi nangira ngo ibikorwa birigaragaza ukumva neza ndabigenza nte kandi sinongere kubona uri kwigunga aho ngaho Okay, so Kamari bwana nicyo nakubwiraga nambe buriya niko baranze kumva ukora ibyo nakubwiraga byari byanyana anako none kano kanya ubuzima bumeze neza kandi bushyushye hagati yanjye nawe rero biraho ntabwo biraho ngo so nabona ko bidasanzwe nta n'ikintu natwaye uzi ko igihe burangiye njya naribaza impamvu cyatuye wizeye kuri karakabwa akantu karanga ubundi iyo akabunze ibitiyo gahama akabutura cyangwa burana nibaza ubundi bya byagenze biti cyangwa ni bwavuze ushange n'umva ngo uri kuvuga nde buriya uri kubunza ibitiyo niyo bivuga karakabwa ngo twango murakunda ngo ndakuru ariko paraba ntugasuzugura umuntu mukabyi ageze naho kubimbwa se kandi ugize kuba twaratandukanye byararangiye nako byararangiye ariko ntabwo ugize kuri ya level kuvuga ngo nimbwa gute se yaba ari imbwa kandi ari umuntu nta mafaranga agira kuba nagira se ntakora yari yagusaba n'umusore ntabwo yene gutereka uko bameze nka ariko ibyo bihuriye he abakobwa beza n'abo bantu bafite amafaranga bakoze cyane nta kintu kimwe nagusaba nta nubwo uramusaba ku muhanda ari gusabiriza ngo tumwite imbwa okay amsoni mvuze nawe ko ariko hano kuri pe ariko paraba tukubahana Claude yavuye mu mutwe wanyu no mu kanwa kanjye sinzi impamvu ukomeza kumwumvira cyane kandi ndakeka nawe wabigize uruhare so impamvu yajya ngaruka mu buryo yamvuriye kugira ngo ugereho akuvura se hari imisozi wagiye wura kugira ngo ngereho ariko wibukiragizwa ibitutsi sobanutse n'uburyo wagibutse bya warukanse bya byose cyose urumva ntabyibagira nabonaga uri guforsa kuba nagukunda ariko ubu nguko biri kugenda biza gake gake ariko ugerageza kubaha undi mwana niba arakubashye nawe umwubahe basi ariko uri umuntu ntabwo umuntu w'umugabo aragira aho kwitwa imbwa buri muntu yubahwa bitewe n'ibikorwa byiza ibikorwa yagezeho hari ikibi yagukoreye ibikorwa wagezeho buriya nibyo biguha icyubahiro hari ikibi yagukoreye so nta kibi yankoreye ariko just byikurakaza hari ukimukunda se kuba ntamukunda bivuze ko wamusebye ndi kwiyumvira njye ku giti cyane kandi nta kibi yankoreye ikindi kandi ntabwo ari we wanyanze njya mwanze ntabwo yigeze ambwira nabi ntabwo yigeze ansuzugura n'umusore kubanza hari buri no kumbeshya ba sekondo zubira akarimo kandi ari umuntu kandi umuntu mwegise kandi byaragiye byararangiye ese paraba hagize undi mujama hagize undi mugabo uza ukurusha amafaranga akavuga ngo rimbwa wabyishimira wowe kundo twasangiye ubukene twicaraga kw'irembo nimugoroba ukambwira uti urukundo rurahagije ingabizerana umutima wanje wose imisozi iwacu imvura iwacu